ariko mana yanjye koko gihe ni gute nguriza amafaranga akantu kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu nikaya narangiza ngiye nkaba mfite inzara wagira ngo niyo muri 94 ariko bureka noneho ngiye ngiwabo kaba kagize ngo gihe nuko ibintu bureka noneho nkisangira cyane noneho ndakicuye umuntu nta kintu ngiye kari bumbiririya urumva ngiye nkaburara kandi imideni ngiye sibyo nazabyema mwiriwe dore ni nako ubundi nkawe ngo iyo umuntu akugurije amafaranga kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu ntuyamuhe ubutekereza ibiki ntabwo wemera kumpa amafaranga yawe ntabwo ari iki se wambwa gihe uranyitimka no wowe w'umugabo gihe mpa amafaranga yanjye urandebera uko kameze gusa kano kagoye ubundi reka nkubwire uzi n'ikindi hari ibyo utazi hari ibyo utazi wowe uremera kumpa amafaranga yanjye uranyumvira ngo karaza kambwira utugambo twinshi nk'aho twasinyiye konta Gatsinde yo kajya kuvuga kareba hasi wagiye uvuga undeba toroko rumeze gute ariko uzi n'ikindi gihe ntabwo naguma kukuba gihe nta muntu ujyamo ngo ameze urumva yampaye kavuga gihe biriya n'umupira cyangwa nakazi amaye reka gihe n'ikiki njyewe ze imana ibiri mu bundi ngomba kuguhera njya gushaka akantu ko kunywa ndabona iyi bibiri nta cyane